Yes, reka dukomereze naho twagarukiye ubushize ubwo niko twari turimo turasiga Tiana ndetse na Jojo barimo baragambana. Ariko ubwo Tiana nyine amaze kuba yava guhurana na Jojo, ubwo niko bo hari umugabo arimo aramubaza amafaranga yiwe, akamubwira ati umva musore, njye sinkeneye kuba nakina nawe, miliyoni zanjye 5 ndazishaka uyu munsi. Undi nawe yatangiye kuba yavuga ati ndakwinginze ndeka ngende, ndagusezeranya ko amafaranga yawe ndaza kuba nayaguhereza, ibyo bintu byumve genda aza kuba nabigukorera, ndayaguhereza. Umugabo nawe yise amubwira ati sawa nta ribi. Ubwo niko yise agenda, ariko umugabo nyine barimo baramwaka ngo miliyoni 5. Hari aho yaje harimo harabera ubukwe, ubwo bagatangira ati Mr. we aturemera ko muzabana mu bukire ndetse no mu bukene, urabyemera neza ko n'umukobwa muzabana? Undi nyine batangiye kuba bamubaza, akamubwira ati yaba arwaye ari muzima, urabyemera ko muzabana nk'uko nyine mugiye kuba mwabyiyemeza? Ati niba rwose ubyemeye ndakubwiye ati umukobwa uzamukunde. Ubwo nyine zanyikirizo cyangwa se nako zansabiro, ubwo n'igitifu harya nemusi cyangwa n'igitifu umuhungu yahise avuga ati ndabyemeye, cyane cyane ndabyemeye, ubwo nabyanga ndindi. Undi nawe yatangiye kuba yavuga ati misi ye sini we. Ubwo nyine yatangiye kuba yavuga ati nawe uremera ko mugiye kuzabana mu byiza cyangwa se mu bukire no mu bukene? Ubwo batangiye kuba bagenda bababaza inako bababaza ati waba urwaye cyangwa se uri muzima? Umukobwa arimo aramwenyura ati ngaho fata Mr. Nine nkaho ugiye kuba wamukunda, mwubahe cyangwa se ukazaba wamwubaha, ibyo ni ibintu ugiye kuba wakora. Ubwo batangiye kuba bababaza bose bagenda bababaza, ubwo bageze ku mukobwa. Umugabo nawe nyine cyangwa se umukobwa nawe yise avuga ati ndabyemeye 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 ndabyemeye. Undi nawe akomeza arimo aravuga ati rero ngaho fata umugeni wawe imwambikana impeta, imwambikana impeta. Ubwo nyine nicyo gihe gikurikiyeho niho kwambikana impeta. Ariko Tiana arimo arabireba byose, ibirimo biraba byose arimo arabireba, yitabiriye buno bukwe ariko mu ibanga rikomeye cyane. Ubwo niko umukobwa yafashe impeta ndetse n'umusore nawe afata impeta, ibagiye kuba bazinjizanyamo tayari gake gake. Umukobwa nawe atangira kuba yafata impeta yishyira mu muhungu, ariko nyine ntabwo biryoshye cyane. Inako n'umuhungu wafashe impeta ahita atangira kuba yayimushyiramo, agenda yicomekamo gake gake, yizamuriramo mu kuboko, ayizamuriramo tayari. Dore nuko nguko umukobwa nawe yisabiriye, baravuga ati nanjye ngakira nanjye nongere inyigusubirize hasi, inako nyikuzamure inyigushyireyo. Ubwo niko na mundi na MC cyangwa se uraho ngaho urimo urabasezeranya nawe yatangiye kuba yavuga ati rero ngaha abageni mwitegure mbabwire ikintu mugiye kuba mwakora, musomane nicyo kintu kigiye kuba cyakurikira. Ubwo nabo ntibabitinze kuba babyumva, nuko nguko batangiye kuba basomana gake gake. Dore urimo urabireba ni Tiana. Ubwo abandi bagatangira ati felicitation, tubifurije umunsi mwiza wa mariage, kaci. Tiana nawe yise avayo yirukanka aza nawe arimo arakoma mu mashyi. Reka abantu bikoreye ubukwe Imana yabahuje, se urinde wo kubateranya cyangwa wo kubashwanya. Nawe yahise atangira kuba yaza koma mu mashyi agaragaza ko nyine yabyemeye, nta n'ikindi kintu yabihindura. Ubwo niko yatangiye kuba yavuga ati niko nyuma y'uko ababyeyi banjye ibagufashe neza, uhisemo guhita wajyana n'undi mugabo, n'ibintu byose wakoze cyangwa se n'ibintu byose bagukoreye uhise ubyirengagiza, wibagirwa ko bakureze. Ubwo nicyo kintu batangiye kuba bamubaza. Undi agatangira ati wanga Tiana we, none se bite byawe ko ngiye nakase ibiduhuza byose n'umuryango wa wanga byose narabikase, ahubwo sinzi ikintu kikuzanya ahangaha, niki kirimo kirakuzana kandi nta hantu ngihuriye na famiye ya wanga. Undi agatangira ati mushiki wanjye, none se ni iki ngiki burya icyagukujije cyangwa se ni iki ngiki wifuzaga kuzakora ubukwe nta muntu wo mu muryango wanyu uhari? Mbega ni ukuri ibi bintu birantunguye, birantangaje, sinatekerezaga ko bino bintu wakabikoze, ni ukuri birandenze, biranancanze. Ubwo niko nyine batangiye bose kuba bareba. Umukobwa nawe agatangira ati se eko naguhaye amafaranga, ni iki kintu urimo urashaka ko amafaranga nayabahaye? Urongeye uragarutse se basi ushaka andi mafaranga, nguhereza andi mafaranga hejuru yandi naguhaye menshi cyane? Ntabwo yabahagije umuryango wa wanga, ariko ubundi muteye gute umuryango wanyu? Undi agatangira ati ye amafaranga, urakeka se ko ngiye ndi hano nk'umusabirizi ndimo ndasabiriza amafaranga we? Urimo urakeka ko ngiye ndi hano
nk'umusabirize ku buryo ndimo ndasaba amafaranga. Ubwo yatangiye kuba yavuga ati ngiye ndimo ndashaka miliyoni 5 uyu munsi, ugomba kuba wazimpereza, nuzimpa ndahita nigendera nta bibazo ndibuze kuba nateza. Ubwo umusore nyine yatangiye kuba yavuga ko akeneye miliyoni 5, niba zimuhereza ari buhite yigendera nta bibazo na bimwe. Ateje undi agatangira ati se niba ntayo mfite, niba ntayo mfite biratanga iki cyangwa se biragenda gute? Atangira kuba yaseka ati ntayo ufite, ndakwereka niba ntayo ufite, dore yakuyeyo icyuma. Atangira kuba yavuga ati niba ntayo ufite ndakugigina ngenda kubaga unyegera, ndamukatagura ndebere dore ubusazi. Yazanye icyuma. Ndagira ngo mbe nakubwira ati inshuti yanjye, reba neza niba warakoze kuri subscribe, niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire ko ino video uri kuyibona iramutse iri kugushimisha, ntibagirwe kuba wakora ikurira ikundiye kuye y'icyuma. Idure Mr. Rininga yatangira kuba yakitambikira umukobwa, abari aho nabo bagatangira ati iki niko wowe wasaze. Umukobwa nyine arimo aramubaza ati niko Tiana, ese wasaze? Undi agatangira ati nutarampa amafaranga nta kintu kiri bumbuze kuba nakwica uyu munsi, witegurira urupfu rwawe, nta kintu na kimwe ndibuze kuba nakora ikitari ukwica. Wowe gusa niwe muntu ndimo ndashaka, nushaka unyita umusazi, nushaka unyita umusazi, ariko niwe muntu ndimo ndashaka. Ubwo umugabo yatangiye kuba yaseka, ndagira ngo ndebe nawe ibintu agiyemo kuba yakora. Yahise avuga ati ngiye kuba nakwica, kuko ibintu byose ngomba kuba nabikora, ndabishoboye, ngiye kuba nakwica ngewe, nta kindi kintu nifuza nonaha. Undi nyine yatangiye kuba yareba ati iki Mr. Rini yarabirebye, aho hari abaturutse inyuma, ndakavuga ati we mwegere hirya cyangwa mbagigine, mwegere hirya. Hari abari bigize amasongi, abatunga icyuma bahita bavuga ati ndinde kuba nakitangira hano nkaba nabipfiramo. Umusore nyine yatangiye kuba yatunga icyuma aho ngaho, akavuga ati rero ndabona bitarimo birakora, mumpereza amafaranga cyangwa niyice, nkeneye amafaranga dore ubusazi. Yatangiye kuba yakishyiraho icyuma, akavuga ati nimutampereza amafaranga nonaha uyu munsi ndabamenyesha ko ngiye kuba nakiyica, mumpereza amafaranga kuko inzozi zanjye zose zigiye kuba zarangirira hano, ntago nabyemera, reka ntago byakunda. Ubwo yatangiye kuba yakishyiraho icyuma, nawe undebere. Idore undi yatangiye kuba yahamagara ati Tiana ijya hasi, reka none se ayo mafaranga niyo arimo aratuma wikora ibyo bintu? Nta ribi muvandimwe, nuko nta mafaranga mfite, ariko nakayaguhaye basi wikiyica, ndayaguhereza ariko ntiwiyice ngaho tuza. Ubwo umukobwa nyine yamwemereye amafaranga, aramubwira ati ngenda yaguhereza nta ribi ariko wikiyica, ishyira icyuma hasi. Ese ko bimeze se urimo uranyumva? Undi nawe atangira kuba yavuga ati bya nyabyo urayampereza, ndimo ndashaka miliyoni 5, urazimpereza? Ubwo umugabo niko kuntu nyine yatangiye kuba yavuga turazimpereza, rero ngewe zimpereze ngenda. Ariko umugabo agatangira kuba yavuga ati twebwe turarinda amagambo yacu cyangwa se turarinda ijambo tukubwiye, amafaranga uraza kuba wayabona, ndaza kuba nayaguhereza. Ubwo umugabo niko yatangiye kuba yakikora inyuma, akavuga ati ngampereze icyo cyuma, ikimpereze, nta kintu kibi kiri buze kuba cyabaha ngaha, mpereza kino cyuma, ngiye kuba naguhereza ikarita ya banki nawe umpereze icyuma. Undi agatangira turimo urambeshya, icyo urimo urashaka wowe ni ukugira ngo ungire umusazi. Undi yahise atangira kuba yavuga ati zana icyo cyuma, batangira kuba bakirwanira. Nawe undebere nyagasani, umukobwa nawe yatangiye kuba yaza yirukanka, abandi barimo bararwana icyuma. Mu gihe barimo bararwana, ntumbaze niba kidakasa umukobwa, icyuma barakirwaniye. Idore na baba bodyguard bahise baza bahita bafatiye mushenzi, niba mubwira ati ngwino aha ngaha wowe, tomanyira. Ubwo undi yatangiye kuba yavuga ati sini we, yesini banza bamukase. Yese batangira kuba bavuga ati muhamagare muganga nonaha, vuba arimo arava amaraso menshi. Ubwo nuko nguko byagenze, bamuzanye kwa muganga. Uwo ninde uri aho ngaho ni mama we, wari waje kuba yamureba kwa muganga, niwe wahageze. Umukobwa nyine bari bamukase, ariko mama we agatangira kuba yavuga ati se waba urimo urababara? Undi nyine nk'umurwayi wese agatangira ati yego ntago byabura rwose kuba nababara. Ubwo mama we nawe agatangira kuba yavuga ati noneho uyu munsi ndabona ari uwa danje cyangwa se ari mwiza, nubwo wababaye ariko ibintu biraza kuba byagenda neza mu nyuma, we ntuze kuba wagira ikibazo. Ibintu byose ariko umenye ko amakosa yose ari ayanjye, nananiwe kuba nakurinda nka mama wawe, nari kuba nakurinze
ninjye basi byari kubaho ariko umwana wanjye ntibajye kuba byakubaho. Ubwo umukobwa nyine akabyumva ukuntu mama we nyine arimo arishyiraho ngo amakosa ngo naye. Ubwo nawe yatangiye kuba yamuhagurutsa amubwira ati haguruka, haguruka haguruka. Ariko umukobwa nyine agatangira kuba yavuga ati mama ntuvuge ngo amakosa yose ni ayawe. Amakosa yose ntago ari ayawe, yewe nta nakosa na ritoya ufite. Wapi wapi nta kosa na ritoya ufite. Ubwo mama we agatangira kuba yavuga ati oya, nakabaye nohereje abasekirite hakiri kare bakaba bakurinda. Urumva rero amakosa ni ayanjye, nari kuba nohereje abasekirite hakiri kare. Umukobwa nawe akabyumva agatangira ati mama. Ubwo ni umukobwa agatangira kuba yahamagara mama we akamubwira ati oya, icyambere ni uko uri iruhande rwanjye, nicyo cyambere cy'agaciro, kandi ukaba urimo urandinda. Nta bundi buryo wandindamo butandukanye cyangwa se burenze ubu ngubu. Ubu ndabushimiye. Na mama nawe agatangira ati mbega byiza. Ubwo nyine yatangiye kuba ari kumwe n'umukobwa we, ubona ko ibintu ari byiza, bishimanye, ibintu byose biri ku rundi rwego. Itayari bakiri aho ngaho hari uwazanye ikibando yakubise ku mutwe w'umubyeyi, dore ngo arakubita ku mutwe w'umukobwa. Umukobwa nawe akareba ati iki, ntumbaze ngo ninde ukubise ku mutwe w'uno mugore, mama wa Tiyana. Ni ubwo nsumbaze ngo ninde nako mama wa Wanga cyangwa se wa Sini. Ubwo Sini ni uko nguko ari aho ngaho yatangiye kuba yareba ati ibi bintu ibigenze gute aho ngaho bakibobo, ni uko nguko bari aho. Umukobwa yatangiye kuba yavuga ati ye ni ibiki jiyawu we, ese urimo urakora icyangaha? Jiyawu nawe ari hano. Yatangiye kuba yaza amubwira ati niko yesi ni we, bimeze gute ngo uyu munsi ariko ngo ni umunsi mwiza wawe? Uyu munsi ni umunsi mwiza wawe ko numvaga ibintu byose mwarimo muraganira. Ngakagira inkuru mbwira umunsi wawe ukuntu ari mwiza, nicyo kintu ngenda ndimo ndashaka kuba nakumva ukuntu umunsi wawe ari mwiza. Komeza umbwire. Ubwo yise atangira kuba yatanga isira ati mufate. Umukobwa akavuga ati muri mu biki, muri mu biki, ibingibi ni ibiki murimo? Ubwo kibobo nawe yatangiye kuba yakurikiza amabwiriza, aza afata umukobwa, yatangiye kuba yamushyira ibintu ku mazuru. Ibi ni ibintu bibi, ibingibi babigukiraho ugahita usinzira. Nanjye ubu ngubu tuvugana idore babinkiza wongeye gusinzira. Yego ye. Ubwo ukabura byemeye, ariko jiyawu arimo arabireba ibirimo birajya mbere, noneho akanaseka kibobo we nawe ari mu kazi. Waza umubaza iki? Dore umukobwa yahise asinzira yinaga hasi. Undebere nawe dore ukuntu ibintu birimo biragenda. Umukobwa dore ahantu bamuzanye mu nijoro. Ni ahantu bamuzanye hameze utyo. Idore jiyawu ari yishimanye na kibobo, ariko jiyawu mba mbona atoroshye ku bantu b'abasore, abanza akunda abasore we. Ubwo ni uko nguko umukobwa yashatse kuba yakiruka, ntabwo yari yabonye abandi bari aho ngaho impande ye. Bahise bamufata jiyawu nabo barabibonye. Yahise atangira kuba yavuga ati niko yesi ni, urimo uragerageza kuba wacika? Urimo uragerageza kuba wacika? Ikagira inkuru ibyo bintu urimo urashaka kuba wakora ni ibiki? Undi agatangira ati se jiyawu we, ibi ngibi ni ibiki urimo urakora? Ese guhinduka kwawe ntabwo bishoboka? Menya ko ahashize harangiye, nta bifu ngenge ifitanye nawe muri iki gihe. Ni ibiki urimo urankorera ubu ngubu? Undi agatangira ati yesi ni we, ariko uratebya. Uzi uko utebya? Ni ukubera icyo urimo uravuga ibintu by'ubugoryi nk'ibyo ngibyo? Urimo urabona utarimo uratebya ahangaha? Ibyo byose urimo uravuga nta gaciro na gatoya. Ibifite nta gaciro na gato, nta n'impamvu yo kuba wabivuga ibyo bintu kuko ntabwo bikwiriye. Undi agatangira ati rero ibifu yanjye yatangiye igihe nyine wari uri kumwe n'umugabo wanjye, ndakeka nawe urimo urabyibuka. Ibyo byose ibintu urimo uribuka si? Ariko ndagira ngo mbe nakubwira ati yararangiye. Ntabwo ngiye gifitanye bifu nawe, ibintu byose byararangiye, nta mpamvu yo kuba nagirana bifu hagati yanjye nawe. Ariko ngiye wakandetse, nuramuka undetse ngiye nkagenda, nta kintu na kimwe ndibuze kuba nakora cy'ubugoryi. Nanjye ibintu byose ndabireka, nta kintu na kimwe ndibuze kuba nakora cy'ubugoryi. Undi yatangiye kuba yavuga turimo uravuga zanga hongo se, urimo uravuga kiriya kigoryi, uriya rega nta n'iminota 2 yabasha kuba yakora. Icya kabiri si n'umukire. None se ubwo ngubwo uragira ngo ugumye umumbwire gute? Ntabwo nkikeneye kuba namwumva mu kanwa kanjye. Reka umugabo utazi biriya bintu byo hasi, ntagira amafaranga, urimo uramuzana ahangaha mu biki? Nta gaciro na gake afite impande yanjye. Umuntu utanakora n'iminota 2, ntumbaze ibintu ngo atakora iminota 2. Ubwo rero nyine undi arimo aravuga ati rero uriya ntago wamumbwira impande yanjye, ahubwo icyo turimo turapfa ni ikindi kintu kiri ku rundi ruhande. Kuko wanyibye ubuzima bwanjye si ubizi si? Wanyibye ubuzima bwanjye ubwo nari kubamo,
ni wowe ububayemo, urimo urabyumva neza. Undi agatangira atari ku bundi kuki urimo uravuga ibintu bitumvikana, ni ibiki urimo uravuga? Undi agatangira ati reba wowe ushaka kuba waba mu buzima bw'abakobwa b'abakire, kandi ubwo ngubwo ni njyewe ubushaka. Urumva rero wanyibye ubuzima bwanjye, siko bimeze? Wanyibye ubuzima bwanjye, reka mbe nakubwira ati erekamo, tuza tuza, ahubwo nakakubajije kubera iki wanyibye ubuzima bwanjye. Ngiye ikintu ndimo ndashaka nuko ngewe umpereza hariya ahantu urimo uraba, akaba ari njye ujya kuba umuzungura w'iriya famiye. Unyumvire nyine ukuntu yatangiye kuba yamubwira ati urimo urabyumva se? Urimo urabyumva neza ibintu ndimo ndakubwira? Itayari yatangiye kuba yagenda mukabakaba, ntumva si ibintu agiye kuba yamukorera, ariko jawo ntiyoroshye. Yatangiye kuba yavuga ati wowe uri umukobwa w'umukozi, ntabwo wakabaye wowe uva muri iriya famiye. Urimo urabyumva neza? Kandi ntutume ndimo ndatekereza ibindi bintu. Ubwo akanaseka cyane, agatangira ati nizere ko ibigiye kuba byakubaho uri buze kuba wabikunda, sibyo se? Nizere ko ibigiye kuba byakubaho uri buze kuba wabikunda. Njye nicyo kintu ndimo ndakubwira, nizere ko uri buze kuba wabikunda, sibyo nshuti yanjye? Ubwo niko umukobwa nyine yatangiye kuba yareba iwanga, akamureba akamubwira ati noneho ndakeka utangiye kwiyumva ukuntu ubuzima buryana. Ese utangiye kuba wabyumva se ukuntu ubuzima buryanara? Cyangwa se nawe utangiye kuba wakumva ukuntu nanjye ubuzima burimo burandya? Nizere ko urimo urabyumva neza. Undi ariko agatangira ati se warekeye ibi bintu urimo urakora? Yahise ahindukira areba Kibobo, atangira kuba yamubwira ati mutima, none se waretse uno mukobwa tukamwigisha isomo? Sibyo byaza kuba byagenda neza? Reka uno mukobwa tumwigisha isomo, ibi bintu tubishyire ku rundi rwego. Nicyo kintu ndimo ndumva cyabaza kuba cyagenda neza. Reka tukwereke uyu munsi ukuntu ugiye kuba wakubera mwiza sheri. Siko, reka tukwereke ukuntu umunsi ugiye kuba wakugendekera neza. Ubwo Kibobo nawe yatangiye kuba yavuga ati wowe utuzemo, ibintu biragenda neza, ntugire ikibazo, byose biraza kuba byagenda neza, kuko uyu munsi ugiye kuba wakubera akataraboneka. Urakubera umunsi mwiza, nawe uraza kuba wabikunda sheri. Reka nze nkwereke utuntu tugiye kuba twakora. Iki kigabo kigiye kuba cyakorera icyo no mukobwa. Reka mbe nakubwira ati nshuti yanjye, reba neza niba warakoze kuri subscribe. Niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire ko ino video uri kuyibona. Iramutse iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. Dore umukobwa nuko nguko batangiye kuba bamufata, umukobwa akavuga ati mwanditse. Undi nawe ati mumumfatire nkwereke. Ese bano bagabo bagiye kuba bamukorera iki? Ibakira aho ngaho hari urumuri rwaje inyuma. Ibatangira kuba bakibaza ati ibyo ni ibiki? Umukobwa arareba ndetse na ba Kibobo bose barareba. Ninde wavuyemo? Irini. Dore nuko nguko Mr. Irini yahise ahagera. Irini icyo mukundira zira mu gihe, nta na rimwe yatengushye umukobwa. Buri gihe ahagerera mu gihe. Dore nuko nguko yaje mu ifoto. Ari mu ifoto arimo ararya utumanyeri. Nuko nguko yahindukiye aritegereza abaginga barimo barahohotera umukunzi we. Ururabo rwe ibamaje no kuba bakora ubukwe. Dore niko yaribye. Dore aracyari no mu gasuti. Nuko nguko yaribye aritegereza umukobwa. Yatangiye kuba yahamagara ati Irini sheri, Irini mon bebe, Irini wanjye. Umusore nyine bakimuhamagara uko nguko ni hamwe uhita ugira imbaraga. Dore jawe yatangiye kuba yavuga atari ku bundi kubera icyo uhagaze ahangaha, mwebwe muhagaze mureba iki? mukora akazi kanyu itayari. Dore ba Kibobo bandi bahise birukanka. Umukobwa yaje yirukanka cyane ati Irini we, Irini. Agiye kuba yagenda, cya kigabo cyahise kimufata, ikiramukamata, ikiramukacira. Dore nuko nguko cyatangiye kuba cyamureba. Umukobwa nawe yatangiye kuba yareba. Jawo nawe arahagaze. Umusore nawe yarahagaze atangira kuba yavuga ati reka nze nkwereke. Kubita igipfunsi. Yatangiye kuba yagendera bakubita gurya wa muhungazi no kuba yarwana no kwitabara. Yatangiye kuba yakubita za baringa. Abashenzi atangira kuba yabahondagura kubita. Undi agakwepa. Tayari. Gake ibintu babishyira ku rundi rwego. Ubwo niko yatangiye kuba yabakubita arabakubita. Ubwo jawo nawe agatangira ati we, mwahagurutse mugakubita umushenzi. Ubwo arimo arabanesha cyangwa se arimo arabakubita mu buhe buryo? Ndega nawe agatangira ati Irini we, iyiteho. Dore nuko nguko umusore nawe yese atangira kuba yavuga ati reka nze nkwereke ibyo ngiye kuba nakora. Yakuyeho ikibando. Ubwo umukobwa yatangiye kuba yahamagara ati Irini we. Ubwo nuko nguko wanga agiye kuba yagenda, jawe yese amukwega. Arangije itanaga hasi, yamunaze hasi. Ndagira ngo nawe undebere ibintu birimo birabera ahangaha.
muri rino shyamba aho bari bazanye wanga cyangwa yesi ni. Ubwo umukobwa agatangira ati rini iyiteho. Dore nuko nguko rini bamuturutse inyuma, undi yahise akubita ikibando. Dore nuko nguko byagenze. Ibakibobo bandi nabo bahita batangira kuba bamunyuka, barajyaho baranyukanyuka. Baramukubita, ibajyaho baramukubita. Bikozwe nande? Na Jiao ndetse n'amabandi ye. Jiao kubibona yahise atangira kuba yavuga ati muhagarike we, murekere. Ariko twabonye Jiao nawe akunda uno musore, ariko nyine bagiye bamugira inombe, baramuhana. Ubwo nuko nguko kibobo bakuriye wese yatangiye kuba yavuga ati ubundi mwaretse tukamwica n'ubundi ko twamudihye tugakomeza. Ariko baravuga ati reka twirukanke. Ndetse na Jiao ariruka, bose barirukanka. Tayari ndagira ngo ndebere dore ukuntu umusore bamusize. Umukobwa nawe yatangiye kuba yazahamagara ati rini we, yewe rini undebere nawe. Ubwo niko yatangiye kuba yamubwira ati se umeze neza, waba umeze neza? Dore nuko nguko nyine yatangiye kuba yamubaza niba ameze neza, ariko umusore nta kumera neza ntako. Undi agatangira ati yewe sini we. Ubwo yaje atangira kuba yavuga ati umbabarire. Umusore nyine niko yatangiye kuba yabwira umukobwa ngo amubabarire kuba yahageze akererewe, atumbabarire kuba nahageze nkererewe. Umusore niko yahise amanuka, niba apfuye niba bigenze ute. Ubwo nuko nguko nabwo yahise atongera kuba yamubwira ati ndagusezeranya ko ngewe nzakora igishoboka cyose nkagutabara, nzakora igishoboka cyose ngutabare. Dore umusore nuko nguko yahise amanuka. Iby'umusore nuko nguko byarangiye, nuko nguko byagenze, kuko ukuntu bamukubise ntabwo yabyuka. Umukobwa yatangiye kuba yavuga ati ngwino igumana nanjye wigenda, igumana nanjye. Umusore we yaragiye. Dore umukobwa dore nuko nguko yarebye, ibintu byabaye bibi. Umusore nuko nguko ibyo birangiye. Ku bantu bakunze rini nuko nguko byagenze. Wenda tuzamuhurira mu zindi nkuru, ariko nuko nguko byagenze ibyiwe. Byararangiye cyane. Umukobwa atangira kuba yavuga ati reka nze nkujyane mu rugo, Ubwo umukobwa niko yatangiye kuba yavuga ati reka nkujyane mu rugo, ngiye kukujyana mu rugo. Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yavuga. Ese umusore ubungubu ntaciyeho we? Ntaciyeho? Ibi bintu ntabwo ngiye nabyizera, kuko ukuntu bamunobye, baramunobye. Dore nuko nguko aho yabyukiye naho ngaho niba ari kwa muganga. Umukobwa yari yicaye impande ye, atangira kuba yavuga ati urabyutse? Undi agatangira ati se kubera iki urimo urarira? Urimo urarizwa n'iki? Kubera iki urimo urarira? Undi agatangira ati oya, ntabwo ndimo ndarira, wapi sindimo ndarira. Ubwo umukobwa niko kuntu nyine yatangiye kuba yamubwira ati njye nakekaga kejo kuba byarabaye, basi wenda ngiye kuba nakubura, numvaga mfite ubwoba ko ushobora kuba wapfa. Ese ibyo ngibyo wari ubizi kugumya wisinzirije kandi wowe uri muzima? Undi agatangira ati oya, ntabwo narindi gukanguka, ariko nanjye nagerageje kuba nakurinda. Ibi byose byatewe nanjye kandi mfite inshingano zo kuba nagumya nkurinda n'ubundi. Ibyo ngibyo byose si ubizi? Umusore nyine nicyo kintu yatangiye kuba yabwira umukobwa. Umukobwa nawe agatangira kuba bamubwira ati hangane, ntuhangayike, wihangayika rwose, wihangane, uraza kuba wamera neza kandi ibintu birasubira uko byari bimeze mbere. Ndabizi nta kintu kiri buze kuba cyambaho, nawe nta kintu kiri buze kuba cyakubaho, byose bigomba kuba byamera neza. Umukobwa atangira kuba yavuga ati se uransezeranyije? Ngaha akira basi turebe niba unsezeranyije, akira dupinge niba unsezeranyije disi. Umukobwa yakunze umuhungu ndetse n'umuhungu akunda umukobwa. Nuko nguko yatangiye kuba yamubwira ati reka dupinge niba unsezeranyije. Ubwo yise amubwira ati dupinge. Nuko nguko bapinze. Tayari ndagira ngo ube wareba ibintu ukuntu birimo bigenda bijya mu buryo bw'umukobwa. Niko arwaje umuhungu agiye kuba yahaguruka, yaramubwiye ati oya, wihaguruka umeze nabi, waravunaguritse cyane, ntabwo byakunda kuhaguruka, wegumye uryamye. Umusore nyine baramukubise. Undi yatangiye kuba yavuga ati nkeneye amazi, nzanira amazi. Umusore rero baramukubise hahandi nyine aba inombe, abinoge, ku buryo uyu nguyu no kugenda byakanga, no kunyara ntabwo bisaba kuba yakikanira. Wapi, kuko ukuntu bamuhonze ni wa wundi no kweguka kwinyeganyeza ntabwo birimo birakunda, kuko bamugize inombe. Ubwo umukobwa yatangiye kugenda amwitaho, nako uyu ni umugore we, yatangiye kugenda amwitaho gake ese buriya bukubundi bwararangiye
cyangwa bazabusubiramo ko nabonye bwajemo kidobya. Ibukwe bwabo bwajemo kidobya, niba bazabusubiramo. Ariko ubu ngubu nyine bari kubana hagati yaba umwe ari umugore undi ari umugabo. Idura umugabo ubu muri kano kanya uyu niwe umugabo nyine yatangiye kuba yavuga ati none nihagira ikintu uri buze kuba wakinira uze kuba wambwira ni ukuri, kubera ko twamajije kuba twashyingiranwa ngomba kuba nagufata neza mugabo wanjye, nakubwo mugore wanjye, kuko uyu nguyu niwe umeze neza, ubu niwe mugabo. Ubwo nyine umugore nawe uryamye agatangira kuba yakitegereza umugabo we, agatangira ati se hari ikintu waba urimo urashaka wowe? Undi nawe ati cyane, hari icyo ndimo ndashaka. Umusore nawe agatangira kuba yavuga ati sini we, ni igiki se? Sini we, ngaho ngwino unyegere nkwereke utuntu twaba twakora. Undi nawe yaravuze ati nze nkwegere, reka nze nkwegere rwose nkumara ibicuro. Gake gake ubwo niko nawe yatangiye kuba yavuga ati ngambwira, ese ushaka kuba wambwira iki? Nuko nguko yatangiye kuba yamureba, ibintu bijya ku rundi rwego. Batangira kuba bagenda barimo baramanuka. Umukobwa yaramanutse amanukira umusore. Dore wa muntu urwaye, ariko hari ibintu bidasaba kuba urwaye. Niyo waba urwaye ute, ibisaba kuba wakize. Dore ukuntu umusore, umuntu utari kubasha kwegamuka, barimo baramuryamaho, toni irimo iramuryama ariko ntihagire ikintu na kimwe yumva. Dore nuko nguko batangiye kugenda babikurikirana pole gake gake. Nuko nguko ibintu birimo biragenda bigenda. Undi nawe akitegereza cyane ati sini we, yewe sini, ntumbaze ngo yumvishije iki hariya ahantu bahuje. Yatangiye kuba yavuga ati ngahaguruka. Undi akavuga ati ushatse kuvuga iki? Ubwo nyine uyu nguyu yaravuze ati yarahagurutse. Undi nyine nawe akamubwira ati ushatse kuvuga iki? Undi akamubwira ati nyine bya bindi waje ukurikiye igihe twasezeranyaga, none se ubu ngubu si ubyemera ko twamajije kuba twaba nyine abantu twakoze ubukwe? Undi agatangira ati ariko nawe wikabya, irekera ibyo ushaka kuba wavuga nabyumvishije. Hano turi kwa muganga, ntabwo bizi se? Hano turi kwa muganga. Umusore nyine ngo ntumbaze ngo ikintu gihagurutse. Undi agatangira ati nubwo ndimo ndababara, ariko ibi ngibi byo ntabwo byantinza cyangwa se ntabwo byandeba kuba nababara. Uko ndimo ndababara ndabizi, ntabwo ariko urimo urabifata. Basi se waza ukanyegera gake gakeya, nyumvira wa murwayi nyine, ntumbaze ngo ibintu nyine byahagurutse. Umukobwa arimo arabireba, yatangiye kuba yavuga ati nta ribi, reka tube twabikurikirana. Undebere dore abarwayi b'ino minsi, ubundi nkiri mu ruganga narazaga ngenga ngakubita, ariko ubu ngubu nyine ibyavuyeho ngo n'inka ntizigikubitwa. Ariko njye nkiri muganga narabahondaguraga ngo ibaze nk'umuntu urwaye nk'uyu nguyu, itoni iramuryama ariko ntabyumva, ahubwo ngo hari ibyahagurutse. Ntumbaze ngo ni ibiki byahagurutse. Ubwo ngubwo naho ubutaha nyine tuzabimenya ibyo bintu arimo arahagurutse uno mugabo, tuzabimenya. Reka mbe nakubwira ati inshuti yanjye, wakoze kuba twabanye uyu munsi, ndagushimira cyane kuba twahabanye. None se ndinde wo kutabashimira? Noneho ikintu gitangaje uyu munsi, kano gakuru noneho kandyoheye nanjye, ibintu ni ubutamu. Reka mbe nakubwira ati ku munsi w'ejo tuzazinduke tureba kandi gace ukuntu kazaba kameze. Ngenda bakunda cyane. Mbere yuko ariko tugenda, reka mbe nagusaba akantu gatoya. Ino nkuru tuyigereze kure cyane, ariko ibaze kuba urimo urayireba utari wakora kuri subscribe, ni ikibabazo nako birababaje cyane. Rero reka mbe nakubwira ati reba neza niba warakoze kuri subscribe. Niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire ko ino video uri kuyibona iramutse iri kugushimisha. Ntiwibagirwe kuba wakora kuri like. Reka nongere nshimira abantu gatoya hano. Imbere na mbere ndashimira ba barundi tubana umunsi ku munsi tukayireba, bamwe dutangirana season ikava itangiye kugeza irangiye. Abarundi ndabasuhuje, ngasuhuza abanyarwanda bamwe dutangirana nabo kuva itangiye kugeza irangiye. Muri make mwese umuntu ukunda inkuru mbagezaho cyangwa se tubagezaho by'umwihariko, ndamusuhuje cyane. Imana iguhe kuronka, ndakwinginze cyane. Bye bye. Reka mbe nagusezera mu kinyabupfura nkubwira ati bye bye. Ni inkuru zo nakagaruka, ni umunsi ku munsi, igihe ku gihe tuba tubaye turimo turabatekerezaho. Twari twaragatindije, ariko mubimenye ni umunsi ku munsi tugasoza dutangira kandi.
reka mbe nakubwira ati ndabakunda cyane, bye bye, naho ubutaha, ku munsi w'ejo muzazinduke, tukarebe, kazaba ari umuriro karyoshye kubi, njye ndabakunda cyane sinabura kuba nabasezera, bye.